Umushinga w'indangamuntu w'ikoranabuhanga uri ku musozo. Uretse kujyana n'umuvuduko w'iterambere mu ikoranabuhanga, Guverinoma y'u Rwanda igaragaza ikarita indangamuntu y'ikoranabuhanga izafasha igihugu kuziba icyuho kigaragara mu buryo bukoreshwa mu kumenya imyirondoro y'abaturage, hagamijwe guteza imbere uburyo bukwiye bwo gutanga serivisi mu nzego z'abikorera no mu za leta. Indangamuntu koranabuhanga ni iki, yazanywe nande, yaje ryari kandi kubera iki mu Rwanda? Dore ko ubu gahunda z'uwo mushinga w'indangamuntu koranabuhanga ziri ku musozo. Izakoreshwa ite kandi izahabwa abande? Tubane. Je Niyonkuru Carine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye dukomeza kwibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Tubane kugeza ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye, maze usobanukirwe neza ibijyanye n'umushinga w'indangamuntu koranabuhanga. Ku ya 7 Kanama mu mwaka wa 2025 hatangijwe ku mugaragaro igikorwa kizwi nka Enrollment Platform cyo kwemeza umwirondoro w'abaturarwanda usanzwe mu irangamimerere no gukosora ku bafite amakosa muri sisitemu y'indangamuntu. Iki ni igikorwa kibanziriza icyo gutanga indangamuntu y'ikoranabuhanga ku baturage bose batuye u Rwanda. Iki gikorwa nyuma kizagezwa ku rwego rw'utugari mu gihugu, ku buryo abaturage bizaborohera kujya kwemeza imyirondoro yabo. Ababishoboye bazajya babyikorera banyuze ku rubuga rw'Irembo. Nyuma y'iki gikorwa umuturage azajya ahabwa kode izamwemerera gutanga ibimenyetso ndangamiterere agiye guhabwa indangamuntu y'ikoranabuhanga. Umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA, Mukesha Josephine, yavuze ko iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga ari inzira igana mu gukemura ibibazo byose bigaragara mu makuru abitse mu irangamimerere. Ati nk'uyu munsi hari abantu bafite ko bavutse ku itariki ya 1 Mutarama ku ndangamuntu zabo kandi bafite ibyangombwa bigaragaza igihe nyirizina bavukiye. Icyo tubasaba ni ukutuzanira icyo cyangombwa tukabikosora kugira ngo nuhabwa indangamuntu y'ikoranabuhanga izabikosoye. Josephine ati ubu turi mu gikorwa cyo kugenzura kwemeza amakuru bwite y'abaturage muri sisitemu nyayo y'indangamuntu nshya izatangira gukora mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2026. Hatangijwe ku mugaragaro igikorwa kizwi nka Enrollment Platform cyo kwemeza umwirondoro w'abaturarwanda usanzwe mu irangamimerere no gukosora ku bafite amakosa muri sisitemu y'indangamuntu. Umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga ni agace k'umushinga mugari u Rwanda rufitanye na Banki y'Isi washowemo arenga miliyari 200 y'amafaranga y'u Rwanda. Umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga biteganyijwe kuzashyirwa mu bikorwa mu gihe cy'imyaka 3. Indangamuntu y'ikoranabuhanga SSDID ni indangamuntu umuntu azaba ashobora guhabwa ikarita ye yayo nk'uko bisanzwe, ku buryo wayigendana muri telefone yawe cyangwa mudasobwa, ndetse no guhabwa nimero izwi nka tokeni ishobora gukoreshwa mu kubona amakuru yawe atandukanye na nimero y'irangamuntu. Ibimenyetso bizashyirwa ku ndangamuntu byariyongeye. Ubusanzwe amakuru yafatwaga ku ndangamuntu zikoreshwa ubu ni ifoto y'isura ya nyiri kuyifata, umukono ndetse n'ibikumwe bye, ariko kuri iyi nshuro haziyongeraho ibindi byinshi. Amakuru azaba abitse muri iyi ndangamuntu y'ikoranabuhanga harimo ifoto igaragaza amaso, ibikumwe by'intoki zose 10, ishusho y'imboni, amazina y'umuntu, igihe yavukiye, aho yavukiye, ababyeyi be, imeri na nimero za telefone ku bazifite. Abana bakivuka kugeza ku myaka 5 bazahabwa ifoto igaragaza mu maso gusa. Naho abana guhera ku myaka 5 kuzamura bazafata ibipimo ndangamimerere byose. Abari munsi y'imyaka 18 bazajya baherekezwa n'ababyeyi babo cyangwa ababarera. Gusa ariko abana bari hejuru y'imyaka 5 nibakura bakageza ku myaka 16, bya bimenyetso byafashwe bizavugururwa, hatangwe ibijyanye n'ikigero bagezemo. Abafite ubumuga bw'ingingo zitandukanye zikeneye gufatirwa ibimenyetso, sisitemu yubatse uburyo
bugaragaza uko hari ibice runaka umuntu afite ku buryo hazajya hafatwa amakuru y'ingingo bafite gusa. Umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA Mukesha Josephine yavuze ko iyi ndangamuntu koranabuhanga ari inzira igana mu gukemura ibibazo byose bigaragara mu makuru abitse mu irangamimerere. Ati umuturage n'umuyobozi w'amakuru ye bwite. Amakuru azafatwa ni ingenzi cyane ku muntu ku buryo umutekano wayo ugomba kurindwa ku rwego rwo hejuru kugira ngo atagera mu biganza bibi. Mu gukusanya aya makuru hari ukwifashisha ikoranabuhanga rigezweho ku buryo acungwa neza ntabe yagerwaho n'umuntu utabifitiye uburenganzira. Ukeneye kugera kuri aya makuru azajya aba yabiherewe uburenganzira muri sisitemu ya NIDA, kandi nabwo amakuru akanyura mu nzira zitekanye kugira ngo amugereho. Hari n'itsinda rishinzwe gukurikirana umutekano wayo umunsi ku munsi. Ikindi ni uko hashingiwe kuri serivisi zitandukanye zitangwa mu gihugu, amakuru akenewe nayo aba atandukanye. Kuri iyi ndangamuntu nshya, nyirayo niwe uzajya aba afite uburenganzira bwo kugera aho abonwa n'uyakeneye. Umukozi muri NIDA ushinzwe ibijyanye n'ububiko bw'amakuru Ndanyuzwe John, unakurikirana bya hafi ibishyirwa mu bikorwa by'uyu mushinga, yavuze ko gusangiza amakuru yawe bwite akubiye ku ndangamuntu bizajya bikorwa mu ibanga rikomeye. Ati amakuru bakenera muri banki aba atandukanye n'akenerwa mu kabari. Niba ugiye mu kabari bashaka kumenya niba baguha ibisindisha, uzabaha uburenganzira bwo kureba gusa niba wujuje ubukure. Sisiteme ihita yemerera uwo muntu ko imyaka igeze cyangwa itageze, atiriwe anabona imyaka yawe y'amavuko. Ariko kandi hazakorwa porogaramu ya telefone umuturage azajya yifashisha atanga uburenganzira ku makuru ye n'uburyo buzahabwa utanga serivisi bwo kuyageraho, ariko byemejwe na nyirabyo. Kuri iyi ndangamuntu nshya, nyirayo niwe uzajya aba afite uburenganzira bwo kugena abonwa n'uyakeneye. Abaturarwanda nabo muri diaspora bazayihabwa kubera ko abanyarwanda batuye muri diaspora nabo batekerejweho ku buryo iyi serivisi yo kwemeza imyirondoro yabo izagezwa muri za ambasade hirya no hino ku isi, nyuma banahabwe ya ndangamuntu nshya. Ndanyuzwe John yavuze ko ibyo bazabimenyeshwa aho bagiye baherereye igihe bizakorwa. Ikindi ni uko iyi karita izahabwa abanyarwanda, abanyamahanga batuye mu Rwanda, impunzi, abasaba ubuhungiro, abana batoraguwe, abanyamahanga baba mu Rwanda ku gihe gito no mu gihe kirekire mu gihe bakeneye serivisi, abimukira n'abadafite ubwenegihugu baba mu Rwanda, bose bazahabwa indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu nshya y'ikoranabuhanga yitezweho kuzafasha mu gutanga no guhabwa serivisi zihuta, kuko amakuru bwite y'umuntu azaba yahurijwe ahantu hamwe, kuyageraho bitagoranye. Ikindi bizafasha nyir'ubwite kwemeza amakuru ye bwite atiriwe yerekana ibindi byangombwa cyangwa izindi nyandiko zemeza amakuru ye bwite. Bikazafasha gusabira serivisi aho yaba ari hose igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo bikazatuma ikiguzi yatangaga cy'amafaranga y'urugendo, ayo gufotoza impapuro, ajya gushaka serivisi hirya no hino agabanuka. NIDA yavuze ko Kamena mu mwaka w'2026 iyi ndangamuntu koranabuhanga izatangira gukoreshwa. Wakoze kandi gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Genzi niyo nkuru Karine, naho iyi ni Niyo Nkuru Media. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Ese haba hari amateka y'umuntu cyangwa ibintu runaka ushaka kumenya? Bitwandikire muri comment tuzagaruke tubivugaho mu magambo arambuye. Twareberaga hamwe indangamuntu koranabuhanga igiye guhabwa buri muntu wese utuye mu Rwanda. Turabakunda cyane hano kuri Niyo Nkuru Media.